Lorenzo ni mu kwa 10 ubu turi mu kwezi kwa 8 iminsi hafi 60 niyo asigaranye ayobora Rayon Sport mu gihe batarongera kumutora cyangwa se ngo batore undi ariko ni ibiki by'ingenzi mubona Jean Fidel kuri manda ye yagezeho n'ibiki byamugende turebe ibyiza yagezeho hanyuma Lorenzo nawe arareba ahari icyuho kwero ko icyuho cy'ucyuho oyareka duheremo byiza duhere ku byiza byiza Jean Fidel yashyizweho n'ubuyobozi bwa RGB bwasabye ko abareba batora undi muyobozi mushya ukemura amakimbirane n'ibibazo byari biri muri Rayon Sport mu gihe cya Covid yayoborwaga na Munyakazi Sadat. Jean Fidel ngira ngo mwabyumvise no muri interview ya mbere yatanze nta muntu wari umuzi mu ikipe ya Rayon Sport uretse ko gusa abantu bamenye nyine ko ari umugabo uvuka i Nyanza akaba yakundaga Rayon Sport. Hajya nabajwe ikibazo cyo kutagera ku kibuga aravuga ati nuri muri Amerika yatorerwa kuyobora Rayon Sport. Jean Fidel icyari kimuzanye ko ari gushyira ibintu ku murongo. Hari byavuzwe ko Rayon Sport yari ifite umwenda wa miliyoni 800. Jean Fidel n'ubuyobozi bwe batangaje ko uwo mwenda bawugabanyije kujya kuri miliyoni 200. Cyo ni kimwe. Ikindi ni abaterankunga benshi. Wese bo turaza kujya muri abo baterankunga n'amafaranga batanze nayo ni nkene. Yarazamuye abaterankunga yasangamo Skol ariko yaraje yongeramo abandi baterankunga abaterankunga 8 harimo za Canal abarebegere hino ariko abarebegere hino batumve gahunda za numva wenda nko kuri Skol kwiziye tugendana yarongeye agarura mubano mwiza hagati ya Sport n'ikipe na Skol ko bizi ko yaje harimo gushwana gukomeye cyane kwa Rayon Sport na Skol kwa Sadat kugeza ubwo Skol yendaga kuvamo neza muri Rayon Sport ariko aje arongera agarura mubano wa Rayon Sport na Skol banazamura amafaranga babahaga kuri sezo banongera amafaranga babaha mu kugura abakinnyi icyo kintu cyiteho cyane kuko Skol kugeza ubu ngo na Sport nta kibazo kirimo ariko mu bano ni Jean Fidel wawuzanye yego azana uwo mubano. Hanyuma ikindi no kongera nyine baterankunga Chop Life yaraje Canal yaraje Tap and Go RGL n'abandi baterankunga umugati wa Rayon Sport n'ibindi byinshi cyane. Rayon Sport icyo ni ikindi mu bijyanye n'ibikombe Jean Fidel yabahaye igikombe cya Super Coupe ndetse n'igikombe cy'amahoro cya 2022 yego 2022 batsinda pe kuri finale ihuye. Jean Fidel ikindi yakoze no gushakira Rayon Sport office nawe kimihurura abo mu kiye Kicukiro office aho Rayon Sport barizwa wagenda ukayibona irahari. Ibyo sase bimwe by'ibanze ukongera ko ibyo byose bikoraga kuko komite bari batoranywe yaba vice president Kayisire ndetse na vice president wundi Roger we yaje no gitayigira hanze nta na SG wari uhari ko niwe wizaniye SG abo bose ntibari bahari ubanaga ko ibyo akora bikora wenyine nta mu vice president kumufasha ngira ngo sinzi ikibazo cyari kirimo kukibatanatoye wenda aba vice president kumufasha yabonye inshingano cya muri ministeri ya sport abaragiye Kayisire Jacques engineer ajya muri Minisport uwitwa Roger ahita hanze igihugu ubwo nawe baragiye sibyo hanyuma asigara ayobora ekipe wenyine ashyiraho SG arasigaye SG ako na Furaha yabagarango hafi ni Furaha hariya no kuba inshuti yarafashaga ariko no gushyiye hafi urumva. Hanyuma bijyanye no kuba yarafashe Sport kuba smart yarakanu ka smartness yazanye muri iyi kipe wenda Lorenzo araza kugira ko mu bitaragenze neza mu kibuga ariko uburyo Sport igaragara nyine Rayon Sport nka Rayon Sport igaragarite uvango ukuri urebye akavuye yasanzemo kajyanye n'uburyo gutangaza amakuru urabona yarabishyizemo imbaraga cyane social media za Rayon Sport nta kibazo ushaka kubigiraho ntabwo wenda abantu babyitaho ariko buryo bigaragaza ikipe smart cyane communication Sport ubu ngo bimeze neza kuko nibuka ko igihe cyakazana Jean Paul nawe kazana Bangabo ubona bashyizemo imbaraga cyane muri communication y'ikipe Sport ndetse no kwigaragaza hanyuma banazamura kandi ikintu kijyanye na Rayon Day ubona Rayon Day era boost cyane ufashe amakipe agira day muri East Africa Sport no yazamo Rayon Day ni ikintu gikomeye cyane nubwo wenda hari byinshi byo gukosora ariko urebye nka Rayon Day bakoze ejo bundi niyo bakoze bwa mbere ubona ko ari ibintu yitayeho cyane ariko ubwo ni Ozarantour y'ikibuga cya Rayon Sport ntabwo ari mu kibuga imbere aho ngaho naho ubona ko yabishyizemo imbaraga Jean Fidel. Hari bitaragenze neza muri Rayon Sport birahari n'ubungubu hari abantu benshi bakivuga bati wadukiza Jean Fidel ntabwo ibintu bigenda neza agapira ka Rayon Sport nikagenda ntabwo twize tujya mu matsinda nkuko twabiteganyaga hari bitagenda. Ngende kuri documentaire mbanze cimire mbere na mbere Eric Ndagijimana documentaire nziza irimo information mu by'ukuri zikwibutsa imyaka 4
ya Jean Fidele muri equipe ya Rayon Sport yagaruyemo amajwi Jean Fidele yagiye yumvikanamo avuga nyuma yo gutorwa kimwe mu bintu nka bitatu navuga abareba bamwitezeho bigendanye n'ibyabasezeranyije byagombaga kuba successful bitagenze neza. Ikintu cya mbere muribuka avuga ko atazatanga amafaranga ye muri equipe ya Rayon Sport ko adafite amafaranga yo gutanga muri equipe, ariko azakora ibishoboka byose akarema imishinga amafaranga kandi murambye. Uvuze mu buryo burambye ni ukuvuga ngo n'igihe hazaba adahari atakiyoboye Rayon Sport ni imishinga iri continue izakomeza. Mu myaka ine ya Jean Fidele umufatanyabikorwa mukuru ni Skol, aracyari Skol yamusanzemo. Abandi biyongereyemo yuvuze nka Chop Life nibo bagerageza gutanga amafaranga afatika, ariko areba nka Canal Plus yazanyemo kompanyi ya RGL ya security yabaze mu mwaka umwe gusuba yavuyemo, ntabwo azamo continuité. Yazanye umushinga wa Tap and Go, abariyo ntibaratangira gukoresha Tap and Go nawo biracyari kure ya success. Donc yazanyemo abantu n'ubundi uretse Skol yari sanzwe irimo abandi bantu bajemo n'abantu batoya cyane mu by'ukuri. Hari nka kompanyi yajemo yerekanaga imikino ya Rayon Sport nk'umufatanyabikorwa, berekanaga imikino ya Rayon Sport kuri website imwe n'imwe birumvikana, ariko ku kintu kijyanye no gushaka ubukungu burambye no kwigira mu buryo burambye bizahoraho na nyuma ya manda ye ntabwo ari success, kuko Rayon Sport iracyafite ikibazo cy'ubukungu. Niyo mpamvu ku mwaka wa 4 wa manda Rayon Sport itangiye sezo yabuze miliyoni 50 zo gura tutayizamu. Byo biragaragaza ko mu by'ukuri mu cyerekene n'amafaranga ntabwo byakemutse. Iyo uvuze rero ngo ikijyanye no kwishyura imyenda, nge nagerageje no kumubaza rimwe muri press conference niba Rayon Sport amafaranga yinjiza ikwereka uko yakoresha mu guhemba kandi ukabonera ku manegeka, ushobora kwibaza muri miliyoni zageraga kuri 800 miliyoni 600 zo kwishyura imyenda ku buryo asigaye 200 yazikuye. Iyo urebye mu buryo buri logique usanga ntabwo Rayon Sport igeze yishyura iyo myenda, ariko ahari kuko yari umuyobozi ufite icyizere n'abamuzanye, wenda hari habayemo no gusonerwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nta hantu na hamwe ushobora kubona izo transactions z'amafaranga Rayon Sport ishyura imyenda miliyoni 600, kuko nta rimwe yigeze igira profit ya miliyoni 600. Duzenga amafaranga arenga kuri payroll ya Rayon Sport n'ibikorwa bya buri munsi bya Rayon Sport n'abakozi ba Rayon Sport uyu munsi Ruvuyanga baracyagira ibibazo byo guhembwa. Bashobora kwihanganira amezi 2 badahembwa 3, bivuze ngo ntibigeze bagira profit margin igera kuri ayo mafaranga ku buryo wakwishyura iyo myenda muri iki gihe cy'imyaka 4. Nta mafaranga yigeze asohoka ngo bishyure imyenda. Ndumva rero atari ikintu wenda cyo kwigamba ko wenda imyenda yishyuwe, kuko mfite umwenda hagusonera ntabwo nagenda mvuga ko ndakimuye ikibazo cyo donc ubivuge nka ari success story. Wenda hari icyizere yari afitiwe byarakunze. Uvuze ku kintu cya Skol, muri Bukasadata afite equipe ya Rayon Sport, ikintu cya mbere ashakaga ko ari gukuba amafaranga Skol itanga ku mwaka muri equipe ya Rayon Sport. Yavuga ko Skol uko ni make yavuga Rayon Sport ari bike, n'abandi bose babanjirije Sadate mu gihe Skol yari muri Rayon Sport bagiye bagaragaza ko batishimira ibyo Skol itanga. Niba ari wowe wamaza mu bintu byose bya Rayon Sport, ni branding ugomba kubaha amafaranga afatika atangana na Skol itanga. So impamvu Skol yishimiye gukorana na Jean Fidele mbere na mbere nuko yemera terms, aborohereza kuba muri Rayon Sport. Ubundi baca no ku ruhande bakubwira ko igihe azaba atarimo bizagorana ko bagumamo, kuko bashobora gutekereza ko maybe hazaza undi muntu wongera kugarura kaboze, kugarura ikintu cyo kugaragaza ko brand ya Rayon Sport ari nini kwibirenze ibyo Skol yiha. Icyo nacyo ntabwo twakibara nka success, kubera ko still ibyo Skol yiha Rayon Sport nk'umufatanyabikorwa mukuru uri mu bintu byayo byose ntabwo bihagije. Bose nawe wayizanye nyine ntabwo ari ntabwo nta kintu yahinduye, kuko se wazanye Skol kindi nanone ntabwo yigeze atuma Skol igera hahandi ifata en charge ubuzima bwa Rayon Sport n'umufatanyabikorwa mukuru. Iyo ntabwo ari success. icyo Iberi yavuze nicyo yaje rwose Skol igomba kuvamo, kuko Ivan yaravugaga ati ariko hari ivamo byashobora kuba byiza kurushaho ko ashobora gusimburwa n'utanga amafaranga menshi atuma Rayon Sport yabyihorera. Ibyo ni wabimenya rero, ibyo ni wamenya ko iyo Skol igiye ntari kuza uterura byashoboka. Reka tubishyira mbere Skol itaraza bwo hari uruhari. Hari impamvu Sadate Skol ifite ariko Rayon Sport igenda ikugenda banyine Skol ifite exclusive. hari impamvu Sadate yavuze ngo
ngo nta wundi muntu wemerewe gutanga ntabwo yavuze umuterankunga mukuru uwo muntu uterankunga wundi hari uwaje utanga arenze aya sikoro bakamwangira hari impamvu Sadati yifuzaga birashoboka ntabwo ari hari impamvu Sadati yifuza ko Rayon Sport bayikubira gatatu amafaranga bayiha niba arafite plan yindi yuko wenda byashoboraga kugenda skoro mu gihe aramukora ushobora kujya gukubisha gatatu udafite plan B baramutse bagiye byagenda gute kuko skoro itigeze ivamo ntabwo twamenye uko byari kugenda skoro itarimo Sadati ariko ntabwo yari tubishyira entre region yaba afite ahantu Sadati nawe ntabwo yagiye n'ubundi aracyahari ya Rayon Sport ntabwo hagije ko ntibayeho neza ibyo ngibyo twavuze umubano wa sikoro na Rayon uburyo barazana muratuma ntagira ahantu ushaka kugenda reka duhe umwanya Lorenzo ikintu kindi narrative Jean Fidel yazanye muri equipe ya Rayon Sport kubasezeranya ko equipe azayikura mu muhanda iri umuhanda Rayon Sport ntabwo ugeze mu muhanda Rayon Sport yabaye hari equipe nyine igira ukwibaho si equipe n'ubundi ifite ibiro kutari kwiza si ikipe n'ubundi buretse gato si ikipe ifite icyicaro cyayo ngo ifite ahantu nyine ngo ifite ngo office ngo yubatse ibintu biremereye ibe wikumira mu ngingo ndimo kuvuga aho tumakazivuga nta kibazo ariko ko sifite ikihe kibazo wowe vuga nta kibazo nyine wituma nyine ngira ngo kuvugiramo well equipe ya Rayon Sport iba hano Kicukiro Rayon Sport iba mu biro ikodesha inzu rwose isanzwe nyine umuntu yakodesha ashaka kugira office kuri equipe ya Rayon Sport n'andi makipe asanzwe hano mu Rwanda n'ubundi amakipe ashobora gukodesha office ntabwo navuga ko kuyiha office ari ikintu cya achievement gihambaye kubera ko n'ubundi umuntu wese wayobora Rayon Sport ntabwo mu byo yinjiza wenda biki mu byo Rayon Sport yinjiza biki na revenue za stade ntabwo yabura gukodesha mu office ya Rayon Sport ntabwo ari ikintu gihambaye cyane kuko still Rayon Sport ni ikipe ibayeho mu buryo busanzwe kandi makipe hano mu Rwanda aramutse yubatse nk'ibiro bya Rayon Sport bya nyabyo wenda kunganira aramutse yubatse nk'ibiro noneho adakodesha kuvuga ngo ni inyubako ya Rayon Sport ikoreramo yayo bwite yaba ari success irenze kuba wenda abayikodesha itari ifite mbere ariko ikintu gikomeye no nshaka kugeraho Jean Fidel ntekereza ko cyanatumye atagira success muri manda y'imyaka 4 mu majwi mu kanya Ndagijimana yakinnye mwumvishemo ahantu nyuma yo gutorwa hakomeza kumubaza ngo mbese ko abantu batari bakumenyereye ku kibuga ngo bari bazakwakira gute mwumvishe ko yatanze gasopo avuga ngo sinkeneye kuzongera kumva umuntu mbaza icyo kibazo Jean Fidel imana y'imyaka 4 yaranzwe n'iki